ntabwo navuga ngo nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu n'ibice abatutsi narabutanze pe. Nyine namenyesha abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukiye kurwanya inyenzi inkotanyi. Abasirikare bacu nibo ba mbere, babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntaho zishobora ninjira mu itangazamakuru. Mbere ntabwo nindi mu itangazamakuru, niyo nakoreraga kuri aeroport ya mpuzamahanga, niyo nakoreraga kuko byari bijyanye n'ibyo nize, ariko ibyo nize nanone byari bikumwe n'ibindi nize bijyanye n'itangazamakuru ariyo communication. Ubwo natangiye itangazamakuru muri 90 rero ngitangira natangiranye mbese n'intambara itera, niho natangiye mu itangazamakuru. Naryinjiyemo ko itangazamakuru ni ikintu nkunda cyane, n'umwuga nakunze kuva kera, niyo cyatumye nawo nkwiga n'abandi byanze bikuza rigenzagera nkawukoresha. Mu bigeze muri 90 nibuka mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere niho intambara yateye FPR itera u Rwanda. Icyo gihe none ninjiye mu itangazamakuru. Ubwo byabaye ngombwa rero ko tujya mu itangazamakuru, nkajya njya gutara cyane cyane bijyanye n'intambara, nuko ninjiye mu itangazamakuru. Ariko kugira ngo ndijyeho nanone naryinjiyemo nisunze ishyaka ryari ku butegetsi kugira ngo nshobore kumufasha MRND. Natangiye mu binyamakuru byandika bya MRND, ikinyamakuru kimwe cyitwaga Umurwanashyaka cy'ishyaka MRND, noneho hakagira ikinyamakuru cyitwaga Interahamwe cyari cy'urubyiruko rwa MRND cyitwaga Interahamwe. Twabaga mu turere twabaga mu mirwano, twavuye tukaza tugakora inkuru. N'izo nkuru nibuka muri icyo gihe cya mbere icyo bintu twibandagaho cyane. Kugira ngo njye kuri RTRM, nabwo mbere na mbere kuri RTRM by'ukuri yashinzwe n'abari abarwanashyaka ba MRND cyane cyane bari mu nzego zo hejuru, ndetse n'amashyaka ari ya SDR n'amashyaka bavuga ko ari aya power, MDR power, PL power, PSD power. Ayo mashyaka yo nishyize hamwe ashinga iyo radiyo. Ariko iyo radiyo ndabyibuka bajya gushyiramo abantu bayikorera, bafashe abantu bose bakoreraga muri MRND. Gaspard Gahigi yakoreraga muri MRND, nawe twakoranaga twandika mu iyo kinyamakuru mu Rwanashyaka. Kantano nawe Habimana nawe niko yakoreraga mu kinyamakuru Umurwanashyaka, ariko nge nkagikoramo nanone nandika mu cy'Interahamwe cy'urubyiruko rwa MRND. Radio RTL imaze gushingwa, bafashe abanyamakuru bose bakoreraga ku binyamakuru bya MRND n'abakoreraga CDR n'abandi muri amashyaka ya power, babajyana kuri RTL. Ariko genda byuka ko ntabwo banjyanye. Kutanjyana rero ntibyanshimishije, narabisabye baranyangira ko kubisaba nabisabye uwari perezida w'ishyaka, secretary icyo gihe w'ishyaka MRND yari Matayo Ngirumpatsi. Uburyo mu kwezi kwa 7 Interahamwe zizaba ziri hose. Ntiyabinyemerera, atabinyemereye ariko numva ko nagisigaranye ipfunwe, numvaga byanze bikuze nanjye nakagombye kuba narajyanye n'abari twakoranaga. Ubwo noneho icyaje kuba nuko ubuyobozi bwa RTRM bwatanze itangazo kuri radiyo y'igihugu, niyo radiyo yabo ya RTRM, baritanga basaba ko abantu babyifuza bose bashaka ko abanyamakuru kuri radiyo RTRM bazaza bagakora ikizamini, abazagitsinda bakaba abanyamakuru. Nuko nanjye nagiyemo rero, nagiye muri ikizamini, mu batsinze nanjye nzamo, nuko natangiye kuhakora. Ndakomeje kubabwira nti mu baturage hari ibyitso kuko byakoranye n'inyenzi inkotanyi, byari bihari, byari byinshi, ibimenyetso simusiga birahari, biragaragara. Ibyitso byarabonetse ndetse n'inyenzi zimwe zari zibarimo zagiye bigaragara mu mpande nyinshi z'igihugu cyacu. Ibyo byagiye bigaragara ko ibyo byitso koko byari bihari, ariko mu baturage gusa. Icyo ni ikibazo nakomeje kuvuga. Ese koko ubundi ntabwo yari ifite abanyamakuru benshi, kandi niho yari gitangira. Twabikoraga byose, twakoraga amakuru, tukananima, twakoraga n'ibiganiro bitandukanye. Iyo rero bakuru abanyamakuru benshi bagendaga tubikora dukurikije umubare w'abanyamakuru bahari, kandi tukajya gutara n'inkuru dukurikije umubare uhari, cyangwa tugakora animation nanone dukurikije umubare w'abanyamakuru. Tariki ya 6 nari ndi muri studio, nari maze no kuvuga amakuru mu Kinyarwanda. Nibwo umuntu witwa Mbonampeka, ari Maître Mbonampeka Stanislas, yari atuye mu karere ka Rubungo, niwe waterefoniye kuri radio. Nari nanamanutse ko twakoreraga muri etage ngiye gutaha, umutekinisiye ahita ahagarara kuri balcon arampamagara ngo telefone yihutirwa ngo dushaka. Naragarutse no Maître Mbonampeka Stanislas nibwo yambwiraga ati
ndikubona mu kirere hari indege iri gushya, ariko ntabwo namenye ikintu cyayitwitse. Ati mpamagawe n'abazamu banjye bambwiye ko babonye ikintu gitukura cyaturutse ku butaka kirayikubita kiyikubita ku ibaba. Icyaka rero ku cya gatatu niho yavugije induru kuko yahise isandara. Noneho arangije nibwo yambwira ati ariko se ati iya ndege ntabwo yaba ari iya perezida ko twahirutse yagiye i Dar es Salaam yagombaga kuza kuri uyu mugoroba. Njye namushubije ko iyo nkuru ntayo mfite, ko ntazi neza iyo ndege iyo ariyo, ariko ko yaramaze kumbwira ibyo bintu nagize curiosity yo gushakisha inkuru. Icyo nakoze na telefone umuntu wakoze kuri aeroport, na telefone muri tour de contrôle. Tour de contrôle nta telefone bigasona hakabura umuntu unyitaba. Mu bihe twari turimo yari imeze nk'intambara itararangira neza, ariko twari tukiri muri ibyo bihe telefona muri état major. État major ma telefone barambwira ngo iyo nkuru y'iyo ndege ngo bayumvise, ngo ariko ngo hari abantu bohereje ngo ntabwo baragera kure, ngo ntabwo baramenya iyo ariyo. Ikindi nakoze na telefone muri garde présidentielle, ariko umuntu wanyitabye yafashe kombine igihe avuze ngo halo ngivuga ahita yisambika hasi, arambwira yihuta cyane ngo mbabarira ngo uretse gato ngo hari ikindi kintu ndiho nkora. Ariko nkamwumva ariko iyindi communication ntaza abasirikare burya bagira ibintu byinshi bakoresha bya communication, ariko nkajya numva bivuga ngo yewe ngo bite ngo barayirashe ntibishoboka ngo indege ya perezida, nuko kuko nabyumva. Noneho nyuma akwita ikivugirizo, nibwo yambwiye ati yewe ntabwo yaratabimbwe. Ati amaze kwita ikivugirizo nibwo yagarutse afata kombine zimwe za kira zari telefone fixe, arayifata ataro ati madati nta mwanya mfite, ati aka kanya ndagiye. None ugiye ko nandi kuri tere mushaka kumenya iyo nkuru, kandi ngiye numva tugambo duto yagiye avuga. Nibwo navuze nti no uretse n'uwikupa ndi hano kuri tere, ntimbwira ibyo ndege numva kuvuga. Afite ne wampaye inkuru yuko ari indege ya perezida barashe. None ikintu nakoze ntabwo ngo nahise nyitangaza, nahise telefona directeur wa RTL icyo gihe yari Habimana Focus muha iyo nkuru yahise agaruka kuri radio. Agarutse kuri radio rero ubwo iryo joro byose byari bimuri mu maboko. Amatangazo yose yagiye atambuka nijoro, numva ariyo twagiye utambutsa cyane ya nijoro. Yavuga ko indege ya perezida yari i Dar es Salaam itegura ku kibuga cy'indege, ikitegura kumanuka bahise bayirasa. Itangazo rya kabiri rivuga tutanga umubare w'abantu bari muri iyo ndege tutaramenya amazina ryabo. Icya gatatu batubwira noneho amazina, ariko ibyo byose ni directeur wabyishakira akayaduha tukayavuga. Noneho batubwira n'amazina y'abari muri iyo ndege ku gipande cy'u Rwanda, abari mu gice cy'u Rwanda n'abari barimo mu gice cy'u Burundi. Noneho tukimara kuvuga iyo nkuru bigeza mu masaa 5 saa 6 nibwo noneho twamenye ko abari muri ndege nta n'umwe warokotse, none ari directeur nanone bitubwiye. Ariko atubuza gutangaza iyo nkuru, ntabwo tweze tuyitangaza. Ibindi byose twarabitangaje, ariko ntabwo twatangaje ko abari muri ndege nta n'umwe warokotse. Noneho mu gihe hashize umwanya amatelefone yakomeje gucicikana. Icyo gihe abantu benshi baraha telefone muri iryo joro pe, harimo telefone yavuye i Bujumbura. Iyo telefone yavuye i Bujumbura yabazaga ni ambassade y'u Bujumbura yari i Kigali ya telefone i Burundi, babaza ngo ko perezida wabo yahageze. Noneho abantu bayibonye bitabye iyo telefone baravuga bati ya telefone ko atubwiye ngo indege bayirashe ya perezida, ese perezida wacu yarari. None batangira kwibaza icyo kibazo. Umuntu wari uri i Burundi ntabwo ariko nibuka izina rye, niba telefone yo kuri RTL niba tubwiye atari ko se ko twumvise ko ambassade urumva n'igihe uri kuri radio icyo gihe nijoro, ati ko numvise ambassade yacu mu Rwanda itubwira ko indege ya perezida Habyarimana bayirashe, ntabwo mwamenya abantu bayirimo. Ariko ubwo nanone uwo muntu yantelefone batsotse mu ndege yari bazanye ngo ya kabiri yari Dar es Salaam, yari yajyanye perezida w'u Burundi mbere. Nibwo yavugaga ati none se abo bantu ati nimutubwiye ntarimo perezida w'u Burundi, ntacyo twabashubije. Gusa harimo wahoze akora inkonga n'Imana, wahoze akora muri presidence y'u Rwanda, yahoze muri presidence y'u Rwanda, niwe wahise apresiza atubwira ko ibisasu iyo ndege zaje zikurikiranye. Noneho kadege kabonye bayirashe karagumya kazenguruka ngo mu kirere, niwe wadupreshijeho ibisasu byaturutse. Iyo nkuru niwe yitanze ko byaturutse i Masaka. Noneho kadege kabonye ngo ku ndege irashwe kahise kajya kugwa i Burundi, kahita kajya i Bujumbura. Niho bahise batubwira ko indege yarashwe, bavuga ngo ni accident, indege yarashwe, nuko batubwira. Ariko hagati aho abantu bakomeje gutelefona, nimutubwire perezida aracyariho ntakiri babandi. Ukumva harimo santima zitandukanye, harimo abantu bishimye, ukumva n'abandi bababaye. Ubwo bibaho ntitwakomeza gutanga amatangazo, dushyiraho imiziki, ariko imiziki bigeze hagati kwa perezida Habyarimana ubwo nibo batelefone bavuga ko byarangiye, ngo nimuhindure imiziki dushyiramo classique, nuko byagenze.
bigejeje saa 11 ishigaye 15 za mu gitondo nibwo none directeur wa RTRM yatanze order kugira ngo dutangaze ko abari muri iyo ndege nta n'umwe warokotse. None turongera tuvuga ku ruhande rw'u Rwanda tuba no ku ruhande rw'u Burundi. Tukiri kuri mu masaha ya mbere ya saa 6 z'ijoro nyine ariko byamenyekaye ku iyo ndege ko bayirashe, ara umugabo witwa Manirareba Bernard yakoraga muri banke commerciale hari. Noneho yari umwe mu bantu b'intera hamwe wari ukomeye wari ufatanyije n'abakajuga Robert. Yaratuye ku Gitega, yaraje anyura kuri RTRM atanga inkuru yuko bamaze gukora inama muri Kanjepe. Bariho bakoreye inama yarihuje abayobozi b'amashyaka MRND, CDR n'amashyaka ya Power, hanyuma hakaba harimo n'abasirikare bakuru barimo abajepe bari bakuru babo na eta majoro abayobozi babo ko bafashe icyemezo cy'uko bagomba kwica abatutsi. Nicyo ngicyo yaje ubwo yari kwakwirakwira hose agenda atangana n'amakuru ku bayobozi b'intera hamwe aho bari mu masekiteri. Natwe ahita binyuzaho kuri radio avuga ko aribo bamwohereje urumva message yayihaye directeur birumvikana, directeur natwe arahiduha. Noneho ubwo directeur nibwo yahise avuga ati ibiganiro bigomba guhinduka, ntabwo tugikomeje kuvuga nkuko twavugaga. Bigeze saa 11 tumaze kuvuga ko abantu bapfuye mu gitondo Rosette ndo bari naho wambajije cyane. Rosette rero bimaze kuba na saa mari yice saa 2 nibwo directeur yaje aratubwira tumva ati ubu ngubu bahaye amabwiza yuko nta muntu n'umwe ugomba kujya kwa Madame Uwiringiyimana Agatha. Ati uko Madame Uwiringiyimana Agatha ariho arategura kujya gukora coup d'etat kuri Radio Rwanda. Urumva n'amabwiza yaraduhaye. Ati eta majoro nimaze kubimbwira teri ibyo bintu mubyubahirize kuko ntaho twagiye. Noneho nyuma y'iminota mike maze kwivuga no twise ko Madame Agatha ngo amaze kwicwa. Tubajije ukuntu yishwe ngo yafatiwe mu mirwano yari ihuje ingabo z'u Rwanda n'iza minuari ngo zari zishinzwe kumurinda. Bahungaho rero ngo niho yiciwe ngo bariho barwana. Kuko uko twamenye urupfu rwa Madame Agatha Uwiringiyimana. Ariko ubwo noneho kubera ya nkuru Manirareba cyangwa Manirareba Bernard yatuzaniye ubwo yakwiriye kuye mu masekiteri yose y'umujyi wa Kigali. Bose agenda abwira abayobozi b'intera hamwe. Bose arabibabwira. Urwo kwibabwira rero niko kuko icyo gende bwa ko Kajuga Robert we yararwaye, ntabwo muri iyo minsi ntabwo yakunze kuboneka, ariko ibintu byose byabaga bagombaga kumuha raporo. Nibwo noneho mu masekiteri menshi cyane ya hano mu mujyi wa Kigali cyane za Gitega, Giti Kinyoni, aho hose batangiye kwica. Kuva icyo gihe Rosette kugeza ro 17 ntabwo twongeye gusohoka. Twagiye dutanga amakuru kuko n'ingabo icyo gihe zahise ziza no kuri radio. Zifata radio yabagiye kuri Radio Rwanda ko twayikora tubona amajipo araje aparika twari hafi yaho, yego ntabwo twari twegeranye cyane ariko ashobora kubona ibiri kuhabera. Tugiye kwa nanone tubona amajipo ahisaza no kuri Radio RTRM bahita bahagarara, abasirikare binjira muri radio bati ubu nta kindi mugomba gukora, bagomba gutangaza amakuru yose tubahaye, nta kindi kintu mugomba gutangaza. Nuko uko byagenze rero amakuru yose baduhaye niyo twagiye dutangaza. Ni muri ubwo buryo rero twagiye dukora dukurikije ayo matangazo y'ingabo n'ubuyobozi twari dufite, kandi n'ubuyobozi bwose ari abayobozi ba guverinoma, ari n'abayobozi b'ingabo, ari abayobozi b'amashyaka ari ya Power na MRND. Nuko ngo igitekerezo cyari kimeze nabo kubavuga ngo turwane inkundura igihugu kitagwa mu maboko y'inkotanyi. Abasirikare bacu nibo bambere babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, babwira inkumi, babwira abasore. Ntabwo navuga ngo nta butumwa natanze bwo kuvuga ngo abahutu n'ibice abatutsi, narabutanze pe, cyane ko ari abatutsi ari inkotanyi zose twabitaga inyenzi, twabitaga amazina batesha agaciro kugira ngo umve ko atari abantu, kandi ko urabona niba uvuze ngo umuntu n'inzoka, inzoka ni iki igomba kwicwa. Icyo kintu twakivuze nanjye kandi narabivuze muri icyo gihe ku buryo bavuga bati naho yaba ari hose, naho baba bari bameze gute mugomba kubasanga. Kandi icyo gihe n'ubundi bazanaga ayo matangazo bavuga bati itangazo turi butange tukaribaha, inzu yari yose tubabwira